ubu ndagitikure kandi acyari imanzi. Isura yiyoberanyiriza mu myambaro ya gikambwe ku buryo usanzwe nta namakuru n'amacyo mufiteho bitakurirwa bikuvuna cyane kumushakira icyiciro yaba arimo, ahubwo wahita utekereza ko ari umusaza. Ndaguha urugero bikugaragariza byose ko wamwitiranya n'umusaza w'imyaka 90 dore ko nawe agenda ariko abyiyitirira. Uru ni urugero. Wowe ureba iyi video ufite imyaka 45 y'ubukuru, intebe zikaba zibaye nkeya maze ukabona ako gasaza kuguhagaze hejuru karimo karatitira kandi nta makuru na make ugafiteho, mbese ntiwagahagurukira akakicara? Kuri njyewe niko biri, nagahagurukira akakicara. Ariko se ukurikije imyaka ngiye kukubwira gafite, uramutse ugahagurukiye urumva wawe udahagurukiye umwana wawe? Icyo nicyo bita talent cyangwa se impano. Amashira cy'inyuma kuri Bijiyobija menshi yagiye hanze ko atari umusaza, ariko se kuba atari umusaza ariko ukamubona ko ari umusaza, naye mabanga amufasha kwigira umusaza. Ayo mabanga niyo tugiye kukumenera muri uyu mwanya. Gusa icyo tugusaba, niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube Rugwiro Empire, nakora cyo gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bigenda bicishwa no kuri Rugwiro Empire. Naho nge nitwa Rugwiro, wahawe ikaze. Alo, mwamukumbaza ngo nshitagaramu yanjye ngo kitaboneka ga. Ubu ngubu tayari nayisize ku murongo mumpfuru winga. Mumfashe bana banjye, ye nazakura buzoza ibya nabaruturumayo. Ibi tugiye kukubwira ni bike wamumenyaho ku buzima bwe busanzwe, gusa nyuma turaza kwinjira mu babanga mufasha kwigira umusaza. Ubundi Bijiyobija ibyinshi kuri we byagiye ahagaragara, dore ko natwe twigeze gukora ikiganiro kimwerekeyeho. Gusa menye ibi ngibi by'ingenzi. Ubundi umunsi wa mbere yabonyeho izuba ni umunsi umwe mu yari igize umwaka w'1995. Hanyuma ababyeyi be bati reka tumwite Manizabayo Prosperi. Manizabayo izina ryumvikanisha ubutumwa y'uko ari ujyo ryatumye ahirwa mu buzima bwe, kugeza naho uruhinja rw'imyaka 2 rureba muri telefone ruti uyu ni Bijiyobija cyangwa se papa wa Nsabi. Uyu mwana wari uvukiye mu karere ka Musanze ni naho yarerewe, bityo arahakurira ndetse ahatangira amashuri ye mpaka yasoje. Yayasoreje mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye mu ishami ry'imibare, ubutabire n'isomo ry'ibinyabuzima MCB kuri groupe scolaire Moza ya mbere. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yatangiye gutera uturaka dusanzwe, dore ko akubwira ko n'ikiyede yagikoze kakahava. Ntibyatinze yumvishe atakomeza kuba wenyine, maze ashaka uwo kumuba hambavu ari we rubavu rwe nk'uko ubibona kuri screen yawe. Gusa wihanganire uburyo iyo foto isa kuko yafashwe mbere yuko yinjira muri sinema. Birumvikana rero nta kamera yagiraga, urabona ko na telefone yari inaniwe. Ubu bari muri generasiyo imwe cyangwa se mu rungano rumwe, aribo ndaranye ubutumwa nawe ubona ko ari umusore, bitewe nuko ubuzima bwe atagenda buhishahisha uko agaragara muri sinema. Mu buzima busanzwe agera gutya akigaragaza. Uwitwa Rusiya, Dr. Nsabi ndetse n'uyu Bijiyobija bagize batya bafungura YouTube channel bayita Irebero TV, batangira gukora mu bushobozi bwabo buke bari bafite, dore ko amavideo yabo ya mbere iyo yarebye ubona ko atameze neza. Ese wowe ari kugushinja ko impamvu atari gusohoka ari iyihe mpamvu? Menya yabonye ko bagiye kudushira mu rugo, akavuga ngo reka marare n'ejo bundi nzaharare, n'ejo bundi nzaharare. Ubishari nashaka gushaka usohoka.
gake gake bagiye bakora birangira Dr Nsabe yisanze kwa Kiramani, ari nako Irebero TV igenda izamuka kubera izina rya Dr Nsabe ryari rimaje kugera kwa Kiramani. Impano niyihishira, Bijiyobija nawe yisanze Kigali kwa Kiramani, maze Dr Nsabe na Bijiyobija bacagahigo k'abantu baturuka mu ntara bagaragarwaho n'ubunyamisozi ariko bakagira igikundiro cyane muri sinema. Uko kugenda isura ya Bijiyobija igaragarira benshi, abantu batangiye kumwibazaho ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe bati ni umusaza se, abandi bati ni umusore. Abantu bamwitaga umusaza bitewe n'uburyo yagaragaragamo, imyambarire ye ya gisaza, inkono y'itabi mu kanwa, gususumira ndetse n'ibindi. Kwa jina la Yesu uramenye. Macinya nago. Na macinya nyine batwiko. Nje kwa jina la Yesu. Angalia Kanyo witonde. Mineza mugonga huu sasa hivi. Utatushuka kuri ngwe kuntuza wa muntu. Yaje kubihura ubwo yazaga mu biganiro bamubaza imyaka ye, ati mfite imyaka 90 y'ubukuru, nabayeho mu ntambara ya Shikaramu. Bidatinze ifoto ye isanzwe igaragaza ko yaba akiri muto yahise ijya hanze, bityo ubucukumbuzi bwimbitse butangira kumukorwaho. Ukuri kuramenyekana ko ari umuntu ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka 30. Gusa kandi ikindi cyaje kumenyekana ni uburyo yumva ubuzima bwe busanzwe butajya hanze bitewe nuko aba yishakira kugira ngo abone umukate. Ngiye ku ruhande rwanjye mbona yashira ubuzima bwe busanzwe hanze kugira ngo hubwo abantu batangazwe n'impano idasanzwe yifitemo yo kwigira ukundi kuntu, kandi none uko kundi kuntu yigize ukabona koko abimerita. Ese wowe wumva ushimishijwe n'uburyo agaragara mu buryo bwa gisaza gusa ahantu hose agiye? Mbese ubyumva ute? Ibi mbivuze bitewe n'uburyo abantu bari bamwiteze mu bukwe bwa Kiramani bagira ngo araza iby'ubusaza yabirambitse ku ruhande, maze ahubwo atungurana na ya ngofero yiwe yayizanye. N'ubundi kandi yaraherutse kugaragara igihe timu ngari ya Kiramani yari yatembereye Gisenyi, nabwo biza gutungurana Bijiyobija asohotse mu modoka yakondogoje, ibintu bitabyumvikanisha neza uburyo ubuzima bwe busanzwe butazapfa bukandagiye hanze, dore ko iyo muganiye akubwira ko no muri famiye ye akunze kwijundikwa bitewe n'uburyo atajya yitabira ubukwe bwabo mu buryo bwo kwirinda kwigaragaza muri rusange. Gusa abantu benshi bavuga ko bitewe n'uburyo yitwara muri buriya buryo bwa gisaza ngo agakondogoza cyane bizatuma agendera ko bityo agasazira imburagihe. Gusa we avuga ko nta kintu na kimwe byamwafitaho mu buzima busanzwe. Burya nk'uko bigaragara ko ibikorwa bishira isoni hasi ku ruhande rwa Bijiyobija biri mu bintu bimufasha kwigira umusaza. Urugero, burya iyo Bijiyobija afite iriya nkono y'itabi mu kanwa ukabona ari kwicumbetsa umwotsi ukabona uracumba ugira ngo ni kwakwetinga, ariko siko bimeze, ahubwo arakurura umwotsi ukaza. Gusa kuvuga gutya suko iryo tabi arinwa, ahubwo ni kurambika isoni hasi maze agakora ibyo ngibyo kugira ngo abashe kugira icyo yinjiza. Si itabi gusa, burya no kwirimbisha ku buryo bukinye nka kuriya wambara imyenda yacikaguritse nabyo byashobora bakeya ndetse byatenyuka bake. Dore ibanga rya kabiri rifasha Bijiyobija guhora ari umusaza koko, kuba azi intego ye n'ibyo ashaka kugeraho. Burya ngo Bijiyobija kuba azi ibyo ashaka kugeraho bituma atagamburura ku ntego ye nyamukuru. Urugero, buriya kuba ari umusaza ubuzima bwe busanzwe atabushira hanze, aratekereza ati ndamutse nziza ubuzima bwanjye busanzwe hanze hari uburyo nahararukwa abona ntibongere kunkurikira bitewe n'uko babona ko ari byo nigira, bityo rero iyo ntego ntayigamburureho. Ibanga rya gatatu rifasha Bijiyobija kwigira umusaza kandi koko bigakunda, ryo ni ibanga karemano, no kuvuga ko ari talent yavukanye cyangwa se impano yavukanye. Kuba yashobora kwigira umusaza bigakunda
ndetse akamenya no gukoresha iyo mpano ye. Ibyo bintu byose bituma ahora ari umusaza koko. Turagushimiye cyane aho twabanye. Ibisanzwe wari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Wowe wakanze subscribe, ukandika comment, ugakanda like ndetse ukasharinga na video yacu. Turagushimiye cyane. Imana ikomeze kukurinda. Naho ubutaha. Sisha kumeze guca ntabwo uraja mu materaniro. Reka da ungiye guhogorora. Guhogorora iki? Sikoze ngo ntabwo wacu ndi guca ibitoki. Va mbese wakamye ryari? Kada urugiye gushya. Je? Kanze gato. Mukanya urahogorora? Mukanya gato cyane ugiye kureba ntabwo mbona umwanya kandi. Je umvaze. Cyamese mpura n'ikibazo cy'ubugwayi mu mutwe. Iyi ndarembye rwose na gwa mugongo gurakindutse kana ringeze aho mwa.